ibitekerezo bitandukanye ku bigendanye n'ubuzima bwa nyuma yo gupfa. Mu buzima bwacu bwa buri munsi turagenda, tukarya, tugakora, tugaseka, ariko rimwe na rimwe tugahindukira tukibaza, ese igihe cyacu nikirangira kizarangira gute? Ni irihe herezo ry'ubuzima? Mbese ubundi iyo umuntu apfuye ajya hehe? Ese aba arangije byose, cyangwa se ni intangiriro y'ikindi kintu kidasanzwe tutaba tumenyereye? Nguhaye ikaze, aha ni kuri Steven White wahageze. Nibyo ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Uyu munsi turatemberezwa mu buhamya, imyizerere, inyigisho ndetse n'ubumenyi mu by'ubuzima, ndetse ibyo ngibyo byose bikaba bishingiye ku kumenya ngo niki kiri nyuma yo gupfa. Ibi ni ibintu bimaze imyaka ibihumbi byibazwa n'abantu, ariko ibisubizo byabyo bigenda bikungahazwa n'ukuri, ukwemera ndetse n'ubuhamya budasanzwe. Muri iki kiganiro turaza kwifashisha impuguke, abahanga muri siyanse, twumva icyo bavuga ku buzima buri nyuma y'ubu ngubu turimo. Ndetse si ibyo gusa kandi turaza kwifashisha n'icyo Bibiliya bivugaho, tubihurize hamwe byose turebe n'iki kiravamo. Nguhaye ikaze. Duhere kuri Bibiliya, igitabo cyera ku bemera ndetse kigira byinshi kivuga ku buzima bwo mu gihe kizaza. Hari amagambo Yesu ubwe yivugiye, aravuga ngo urupfu si ryo herezo. Mu gitabo cya Luka ibice 16, iyo dusomye duhere ku murongo wa 19 tukaza kurangiza kwa 31, Yesu atubwira inkuru y'umuntu w'umukire ndetse n'undi w'umuntu w'umukene. Umukene ngo witwaga Lazaro, ngo umukire yabayeho neza, imyaka ye yose yayimaze abayeho neza. Umunsi umwe arapfa, maze akubitwa mu muriro w'ikuzimu. Ariko ngo Lazaro we wari usanzwe yicwa n'inzara arapfa, ajyanwa mu gituza cya Aburahamu. Uyu mugani ntabwo ari inkuru y'ibisanzwe, nta hantu na hamwe Yesu yigeze avuga imigani ashyiramo amazina. Ibi bivuze ko ari ubuhamya nyakuri bw'ubuzima bukomeza nyuma yo gupfa. Muri Bibiliya hari imirongo myinshi ndetse yanditse ahantu hatandukanye igaragaza ko nyuma y'ubuzima turimo hano ku isi hashobora kuzabaho ubundi buzima, gusa ngo abantu bose batazabasha kububamo, ari bamwe na bamwe bazabubamo bitewe n'ibyo bakoze bakiriho. Umurongo wa mbere ni uwo muri Yohana igice 11 umurongo wa 25. Havuga gute? Haravuga ngo ndizuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ahandi nanone havuga ko nyuma y'ubuzima hari ubundi tuzabamo. Mu Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 13 kugera ku wa 17 handitse ngo ntitugomba kwiganyira nk'abatagira ibyiringiro. Mu buhamya bwa Gikristo cyangwa se imyizerere y'Abakristo, bemera ko umubiri wacu ushobora gupfa, ariko ngo roho igakomeza kubaho, igategereza umunsi w'iherezo, umunsi uzwi nk'umunsi w'umuzuko, umunsi aho abarokotse bazahindurwa, naho abapfuye nabo bagakanguka bakazurwa, ngo ni umunsi w'urubanza. Uretse Bibiliya, amadini akomeye ku isi afite inyigisho zayo ku buzima bwa nyuma y'urupfu. Duhereye mu idini ya Islam, iyo umuntu apfuye ajya mu gihe cyo gutegereza, ndetse akazabazwa n'abamarayika niba yari inyangamugayo ku isi. Ibyo ngibyo bigatuma abona paradizo, naho yaba yari umunyabyaha akajugunywa muri Gehenomu. Ngo amagambo ya Muhamadiyo aravuga ngo umuntu napfa iby'isi byose ngo bizaba birangiye, keretse ibikorwa byiza yakoze akiri ku isi. Mu myizerere y'Abahinde ndetse n'idini ya Budisme bemera ko roho y'umuntu itagipfa burundu,
iyo umuntu apfuye roho ye ishobora gusubira mu kindi kimenyetso ibizwi nka reincarnation bitewe na karma. Iyo roho ye imaze gusukurwa ishobora kugera kuri nirvana, aho ngo ni ikibaho cy'umubiri cyangwa se ikibaho cy'ingaruka. Nanone mu yindi myemerere aba spiritualiste bemera ko roho z'abantu zipfa ariko ngo zigakomeza kugendagenda. Hari abavuga ko bashobora kuvugana nazo ndetse bakumva ubutumwa bwazo, bakabaha umwanya mu buzima bwa buri munsi. Mu muco nyarwanda wa kera, umuntu wapfuye ntiyafatwaga nk'uwataye isi, ahubwo yarubahwaga, yategurirwaga urugendo. Bamwe bakamugeraho bakamuterekera, bakamuganiriza ndetse bamusabiraga amahoro. Ibitekerezo biratandukanye ku bigendanye n'ubuzima buri nyuma y'ubu ngubu turimo. Gusa nubwo byose bitandukanye, bihurira ku muzi umwe uvuga ngo urupfu si rwo herezo. Hari ikindi, hari icyo tutabona neza ariko dukomeza kumva ko gihari. Ese wowe wemera ko hari ubundi buzima nyuma yo gupfa? Igisubizo kimbwire muri komenti. Uburyo bwa siyanse n'ubuhamya ku bapfuye ndetse bakongera bakabaho. Hari igihe umuntu yisanga atari muzima ariko atarapfa nanone burundu. Umutima uba wahagaze, ubwonko bukaba businziriye ariko roho ikigenda. Ibi nibyo bita near death experience, uburambe bw'akanya gato umuntu abaye nk'uwapfuye ariko akaza gusubira mu mubiri nyuma yaho. Hari ubuhamya bw'abantu benshi cyane buturuka ku isi hirya no hino. Bamwe bakavuga ngo narumvishe, ngo nashizwe hejuru y'umubiri wanjye. Abandi bati nabonye umucyo uhebuje. Abandi bati numvishe amahoro menshi nigeze menya. Abandi bati nabonye umuntu wanjye wari warapfuye kera. Abandi nabo bakabwirwa ati bakavuga ngo babwiwe yuko igihe cyabo kitari cyageza. Abo ngabo nabaciye muri cya gihe twavuze cyitwa near death experience, bakaza kugaruka mu mubiri nyuma. Ubu buhamya bwose siyanse yagerageje kubusobanura, nubwo hari ibihugu ku isi bifite imyemerere itandukanye itangaje cyane. Twavuga nk'igihugu cya Misiri. Aha bizera ko umuntu yapfuye aba agiye gutangira ubundi buzima, akavukira ahandi hantu mu kindi gihugu gitandukanye n'aho yarari. Ibi bigatuma abami babo barabashinguranaga amazahabu menshi, bakabashingurana n'abaja babo, bakavuga ko bazabakurikira, bakabitaho mu buzima bukurikira ubwo bagiye kubamo. Uko ubuhamya n'imyizerere igumya kwiyongera, ni nako abantu barushaho gutekereza bibaza niba ngibi byose byaba ari ukuri. Bakibaza niba bakwiriye kubyizera cyangwa bakwiriye kwizera ibyabo mu mitwe yabo. Dr. Raymond, impuguke yo muri kaminuza ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gitabo cye yise Life After Life, yakusanyije ubuhamya bw'abantu barenga 150 bapfuye mu gihe gitoya, nyuma yaho bagasubizwa mu buzima. Bose bahuriye ku bintu bisa. Bavuze ko babonye umucyo mwinshi, ubuzima bwabo buburirwamo nk'inkuru, amahoro adasanzwe no kugera ahantu hasa nk'ijuru. Abashakashatsi muri siyanse bo ntibakozwa bino bintu, babihakana bivuye inyuma ndetse bakabitera utwatsi. Bagerageza gusobanura ikiba kiri kuba mu gihe uwo muntu yaguye muri koma cyangwa se muri cya gihe ubwonko butari gufunctioninga neza, asa nk'uwegereye urupfu. Bavuga ko hari icyitwa hypoxia, kubura umwuka mu bwonko bigatuma umuntu yumva ibisa n'indoto, cyangwa se icyitwa DMT hormone, ngo ni umusemburo. Bavuga ko abahanga bavuga ko ari umusemburo ushobora kurekurwa mu mubiri mu gihe cy'urupfu, bigatuma umuntu abona ibintu bidahari ndetse bidasanzwe. Nk'aho ibyo bidahagije, bakomeza bavuga ko hari icyitwa electrochemical discharge, cyangwa se ngo ni amashanyarazi yo mu bwonko ashobora gutuma umuntu atekereza ibintu bidashoboka na gato. Ariko hari ibintu siyanse yananiwe gusobanura neza n'ubundi.
nubwo siyanse yahakanye ibyo bintu yivuye inyuma ikavuga ko ari ibibazo bituruka mu bwonko bwo kuba butari gukora neza, hari abatangabuhamya bo bivugiye ko bari kubona umubiri wabo uryamye bawuhagaze imbere, ndetse basobanuye bidasubirwaho ibyabereye muri icyo cyumba cyo kwa muganga aho yari aryamye mu gihe babonaga ko ari muri koma. Abisobanura byose ibyabaye mu gihe bari bazi ko ari muri koma. Ibyo nanone bikomeza kuba urujijo ku basiyantifike bahakana ibyo bintu, kuko nabo ntibabashije gusobanura ibyo uwo muntu aho yaba yarabikuye, kuko nabo babonaga ko icyo gihe yabaga ari muri koma. Uko inkuru zigumya kuba nyinshi, ibihamya biba byinshi, niko abantu bagumya kubona ko hari ibihamya bigaragaza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi tuzabamo. Nubwo imyizerere y'ubwo buzima tuzabamo itandukanye, buri wese akaba yivuga bitewe n'uko imyemerere yiwe iri, gusa byanga bikunda ubwo buzima burahari. Ikigoranye ni ukumenya ngo nuyihe myemerere igaragaza ubuzima tuzabamo nyuma y'ubu ngubu. Kugeza ubu bikigoranye cyane ko abantu bose bari kuri isi badahuza imyemerere ku bigendanye n'iyo ngingo y'ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu turimo. Dr. Eben Alexander, umuganga w'indwara zo mu bwonko mu bwami bwunze ubumwe bw'Ubwongereza, yagize infection ikomeye, ubwonko bwe bukaba bwarahagaze. Yaje kumara iminsi 7 muri koma, ariko nyuma yaho agaruka afite inkuru zidasanzwe. Nawe aravuga ngo nari ndangije, ariko nabonye isi itandukanye niyo nari ndimo. Aravuga ngo nabonye urukundo ntari narigeze kumenya, ngo nari ndi mu buzima bwiza. Ibi ngibi byose bihurira hehe? Ni ibibazo bikomeye cyane, bikomeje kuba amayobera, urujijo rukomeye, ndetse no kubisobanukirwa bigoranye. Ikigaragara cyo ni uko ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu turimo bwo buhari, ahubwo ikigoranye no gusobanukirwa imiterere yabwo, nimba izaba imeze nk'iya gikristo uko abakristo babivuga, nimba izaba imeze nk'iya kibudisme uko ababudisme babivuga, cyangwa se y'abisilamu uko abayisilamu babivuga. Imyizerere itandukanye bituma guhitamo kuri bigoranye. Kaze neza mu isi y'amayobera. Gushimiye ko wabanye nanjye, ndagusaba gukanda subscribe niba utari wabikora. Ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment, ndetse wibuke no gukora share.